Ndagusuhuza nkwifuriza igitondo cyiza wowe mukunzi wacu we tubana umunsi kundi kuri nta mikino online TV cyangwa se nawe ubasha kumenyesha no bwa mbere ukabasha gukurikira ibiganiro tukugezaho. Ndakwifuriza igitondo cyiza, ndakwifuriza ibihe byiza kandi ndakwifuriza kugubwa neza, ndakwifuriza amahoro y'Imana. Komera cyane kandi ukomeze guhirwa mu byo ukora. Ndabanza kugusuhuza aho waba uherereye hose mu bihugu bitandukanye, yaba abari mu Rwanda cyangwa se mu karere k'ibiyaga bigari, abari muri Afurika hagati cyangwa Afurika yose nyirizina, abari ku mugabane w'Uburayi, abari ku mugabane wa Amerika, ubwo na Amerika zombi, abari mu bihugu bya Aziya, abari muri Australia, mwese ndabifuriza amahoro y'Imana, ndabifuriza ibihe byiza, ndabifuriza kugubwa neza, mugire amahoro. Tugarutse mu makuru ya mu gitondo, nubwo twatinze kuyabagezaho ariko ntacyo bitwaye, amakuru aba ari amakuru. Icy'ingenzi ni uko tugomba kuyabagezaho nk'uko biri. Tugarutse mu makuru ya mu gitondo kuri byerekeranye na politike cyangwa se n'intambara ziri kubera muri aka karere k'ibiyaga bigari, ubwo ni ku butaka bwa Kongo nyirizina. Niyo makuru tugarutsemo tugerageza kubabwira uko bimeze n'uko bihagaze, n'uko intambara ikomeje kugenda bigaragara ko iri kugenda ihindura indi sura cyangwa se ifata indi ntera, ihuza ingabo za M23 n'ihuriro rya FARDC, ubwo ni FARDC nyirizina, ni FDNB ingabo z'u Burundi, ni SADC ingabo z'umuryango wa Afurika w'iterambere yo hagati, ni Wazalendo abo bajene patriote b'abakongomani, hakiyongeraho na FDLR. Izo zose ni coalition bakoze kugira ngo babashe kurwanya M23 cyangwa se nabo na coalition yabo n'abayishyigikira, nk'uko byagiye bigaragara cyangwa se nk'uko biri muri gahunda yatangajwe cyangwa se yagiye igaragazwa n'impuguke za Loni cyangwa se n'abo Kongo ishinza ko bayiri inyuma. Ibyo turabizi neza ko nta nyeshyamba zirwana zitagira sapoti, ntibishoboka. Ariyo mpamvu M23 uyu munsi byabaye ngombwa ko ku ikarita y'intambara cyangwa se ku murongo w'urugamba byagoranye cyane kugira ngo ibirego Kongo irega ikarega u Rwanda, ikarega Uganda cyangwa se ikarega na M23 ko y'ubwayo itabaho, ahubwo ari RDF yigize M23. Ibyo byose byazamuye tension muri sosiyete, muri communauté mpuzamahanga cyangwa se tension mu bihugu bikomakomeye, birangira M23 imeze nk'itumvishwe ibyo yavugaga ko rwose igomba kurwanira cyangwa se ibyiharanira, birangira rwose bigaragaye ko ibyo bintu amahanga atabyitayeho. Ariko by'umwihariko tugarutse mu makuru uyu munsi ibiri kubera ku butaka bwa Kongo cyangwa se uko bihagaze ku mirongo y'urugamba cyangwa se imbere mu ntambara, dushingiye mu ntara ziri kuberamo intambara. Amateritwari yose iyi ntara iri kuberamo intambara ya Nord Kivu cyangwa se amateritwari ayigize, nibyo tugiye gusesengura kandi nibyo tugiye kugaragaza dushingiye uko urugamba ruri gutegurwa cyangwa se guhera ku munsi w'ejo uko byari bihagaze n'uyu munsi uko bimeze. Tugarutse rero tuvuga kuri aya makuru y'intambara ya M23 ihanganyemo n'ihuriro ry'ingabo za FARDC, nuko muri Nyiragongo na Masisi imiborogo ikomeje kuba imiborogo, intambara ikomeje kuba intambara kandi ibintu bikomeje kuba bibi ku buryo buri wese abona ko ibintu biteye ubwoba. Twababwiye ko ejo umunsi w'ejo siko ziriwe zirasa mu misozi ihanamiye Ngungu, ibindi bitero byari bikomeye cyane hafi hejuru ya Rubaya, ariko byaje bihindura isura, bigeze aho noneho no muri Nyiragongo uyu munsi harimo intambara n'ibitero bikaze cyane biri guhuza ingabo za M23 n'ihuriro rya FARDC. Noneho biri kuvugwa neza ko intambara iri gutegurwa muri Rubero, iyo ari intambara imeze nko kurimbura M23, kuko mu buryo bugaragara kandi bufatika mu bitangazamakuru mu makuru turi gukura ku banyamakuru bacu cyangwa ku bitangazamakuru hari hakurya muri Kongo, nuko muri intara ya Rubero abasirikare b'ingabo za Kongo cyangwa ubwo n'aba M23 b'ingabo za Kongo cyangwa se ubwo n'aba Wazalendo, meme ubwo nimba harimo n'aba FDLR, bose imiryango yabo bari kubapakira imodoka babimura babajyana mu ntara ya Bene, niho bari kubimurira bose kugira ngo noneho bategura intambara karundura, kuko bazi neza ko baramutse bakoreye intambara ifunguye ingabo za M23 zatuma hari igihe zakwihorera ku miryango yabo. Ibyo turabizi aho byagiye biba, murabizi cyane nka za Kishishe na za Bambo,
ubwicanyi bwagiye buhaba bukorwa n'aba M23, ibyo ni ibintu byabaye. Noneho bakavuga bati hariya twirinde ikibazo cyabaye muri ariya mazone yandi kitatubaho. Ariyo mpamvu byabaye ngombwa ko bavuga ngo reka twimure imiryango yacu, imodoka ziratunda ku bwinshi, barimo barimura iyi miryango y'aba M23, barimo muri iyi miryango y'ingabo za Kongo babahungisha aba M23 kuko bazi ko hagiye kubaho irasana rikomeye cyangwa se ihangana rikomeye, ku buryo bifuza ko muri iyi district ya Rubero, muri teritwari ya Rubero, bifuza ko nta mu M23 ugomba gukomeza kuhakoza ikirenge, cyangwa se hagomba gutekana hakarindwa n'ingabo za Kongo cyangwa se n'abafatanyije nazo. Turabizi ko ubundi ingabo zirwana imbere, abatabizi imbere hataka abo bise abazarendo, hakataka ubwo baba bari coalition n'ingabo za FDLR, hakataka ingabo z'abarundi, none ingabo za SADC zigenda inyuma zicunga umutekano hamaze gufatwa, n'ingabo za Kongo zigenda inyuma nyirizina y'abawazarendo n'aba FDLR n'abarundi. Bishatse kuvuga iki? Nuko intambara iri kubera hari ahantu, cyangwa se intambara iri kuri ubutaka bwa Kongo, isura ifite ni isura iteye ubwoba. Ejo nababwiye neza ko mu gihe bibaye ngombwa ko M23 yamaze gufata position strategique, babona ko bari mu mirongo myiza yo kurwana mu misozi n'ahandi, Kongo ntabwo abasirikare bo ku butaka birinda kwataka, ahubwo igahagurutsa indege zikabanza zigasenyagura ibirindiro, zigashwanyaguza aba M23, abandi bakamera nk'abagiye gukubura. Ibi ni ibintu byagaragaye cyane ku misozi itandukanye cyangwa mu duce dutandukanye, dukurikije uko intambara yagiye igenda. Na n'uyu munsi rero bikaba biteye ubwoba cyangwa binababaje, kandi urwego iyi ntambara iriho ari urwego rukomeye, kuko nyirizina izi ngabo za FARDC uburyo ziri kurwana, bararwana ari abantu ubona ko bategura urugamba neza, birinda kwatakira direct cyangwa se kwishora, kuko icyo uyu munsi bari barwana nacyo ni ukuvuga ngo twebwe twitonde, twirinde kwataka direct, tudapfusha abasirikare benshi, ahubwo dutegura urugamba neza, dukoreshe ibitwaro byacu bishoboka, yaba indege zo mu kirere, indege zo mu bwoko bwa Sukhoi, yaba amadrone, yaba n'ibi bifaru birasa kure, cyangwa se aya mashari burende yabo ateye ubwoba y'amavajon agezweho ku isi mu buryo bw'intambara, babanze babombarde ibirindiro bya M23, nibamara kubakoramo akazi babona ko babisenyaguye, noneho babandi bo hasi babashe kugota, kuko barabizi ko aba M23 ku rugamba rw'ubutaka ibyo si ibanga. Ari nayo mpamvu wasangaga n'amahanga yose avuga ati, abwira Kongo ati mwiyunge, cyangwa se bitewe n'uburyo bazi ari abantu b'indwanyi ku rwego rw'intambara y'ubutaka. Ariyo mpamvu n'ingabo za Kongo cyangwa SADC yaje ikabanza gukora amatansiyo, bagategura intambara bitonze, bakirinda guhubuka, kuko mubyibuke neza SADC ikimara kuhagera mu bihe byatambutse, nuko ingabo za M23 zitaboroheye. Ingabo za Afurika y'Epfo amapozisiyo babaga barimo, murabizi neza uburyo ingabo za M23 zagiye zibarasamo zikabicamo abasirikare benshi, kimwe n'ingabo za Malawi nazo zarahapfiriye. Ingabo zitakunze gupfa ni ibirindiro byabaga birimo ingabo z'Abatanzaniya, ariko Afurika y'Epfo yapfurije abasirikare benshi. Icyo gihe M23 yaberekaga ko ari indwanyi, atari utunyeshyamba baje guhiga, ko gutyo. Ari nayo mpamvu urugamba rwamaze guhindura isura mu rwego rw'ikoalisiyo ya FARDC cyangwa SADC, bakavuga ngo ntabwo dukeneye gukomeza gupfusha abasirikare benshi, mu gihe tubona tugiye guhangana ku rwego rwo ku butaka, turabazi mushoboye intambara, mwigize inyeshyamba, murabiyahuzi, tuzajya dusubira inyuma. Ariko mu gihe twamaze kumenya neza uburyo muhagaze aho muherereye, barahagurutsa indege nazo zibarimbagure, ubundi abandi bagende bamera nk'abari gufata abata uko batatanye, babafata mpiri, abandi babamanikisha amaboko. Ibyo ni ibintu byagiye bigaragara mu bihe byatambutse, uburyo ingabo nyinshi z'aba M23 bagiye bafatwa, cyangwa se abandi bakamanika amaboko kuko bamaze kubona ko bagoswe, kandi nta musada bafite, bamaze kuva mu mapozisiyo yabo, bwa bwirinzi bari bafite bw'imiferege baba baracukuye, cyangwa se n'imyobo itandukanye bamaze kuyivamo, bikabarangira bamanitse amaboko, bagafatwa ku bwinshi. Iyo tekinike rero cyangwa se tactique militaire ikaba ariyo yatumye
ingabo za M23 ubwazo noneho kuko bari bazi ngo ni uguhangana no guhangana, ariko wa FARDC ikagira amakenga menshi no kwirinda kwinshi no kwigengesera kwinshi, bigatuma intambara itagendekera neza aba M23 uko babyifuzaga cyangwa se uko bumvaga ko ari ukwataka no kwatakana bakarasana. Kuko uyu munsi ibigaragara, Kongo iyo yateguye operasiyo yo kurasa ku ba M23 iba ari operasiyo dushingiye kuri izi tekinike za Patrick Masunzu, iba ari operasiyo kirimbuzi. Nta na rimwe barabapangira bavuga ngo tugiye gusenya ibirindiro byabo ntibabasenyagure cyangwa babashwanyaguze. Ariyo mpamvu kuza kuyobora ingabo kwa Patrick Masunzu muri Nord Kivu byateje akaga gakomeye n'igihombo kinini gikomeye kuri M23, kuko n'umwe mu barwanyi babazi neza n'amateka yabo bagaragaza neza ko abo bantu baziranye bashobora kuba baritoreje hamwe banakoranye, dushingiye ku byo tuzi byaranze ziriya ntambara za Kongo kuva muri za 1996 kuzamura, ubwo bigaragaza ko uwitwa Lieutenant General Patrick Masunzu, uyu mugabo ari bwo nyirizina nawe yinjiraga igisirikare akorana n'abo bamakenga n'abandi, uburyo yatojwe batorejwe hamwe. Ariyo mpamvu uyu munsi kubarwanya we abashoboye neza cyangwa se n'imirwanire yaba yizi, ku buryo kubasha guhangana nawe byamworoheye, kandi kubasha kurinda abasirikare be kugira ngo baticwa n'aba M23 ku bwinshi nabyo byamworoheye. Ahubwo we akavuga ngo tuzajya turwana urugamba twamaze gutegura ku ikarita, kandi uburyo twababaza aba M23 ku buryo batari bubashe kudukoramo akazi. Ibi rero bikaba bikomeje gufata indi sura cyangwa se bikaba bikomeje kugaragara neza ko muri iyi ntambara ya M23 n'ihuriro rya FARDC iri ku rundi rwego cyangwa se iteye ubwoba, kuko n'intambara irimo imibare myinshi ku ruhande rw'ihuriro ry'ingabo za Kongo, ikaba n'intambara irimo igihombo gikomeye kuri M23, kuko uko bari bizeye urugamba siko Kongo ibataka siko ibarasa. Kandi iyo yapanze kubarasa cyangwa se no kusenya ibirindiro byabo babikora rwose nk'uko babipanze bikabagendekera neza. Ariyo mpamvu buri muntu ari we wese yibaza ngo M23 ku murongo w'urugamba cyangwa se n'uburyo bigaragara imirwanire yabo cyangwa se n'uburyo bigaragara bagiye barwana cyangwa se n'ibyo bategura, bashatse baba barekeye aho cyangwa se bagashaka izindi nzira zaba inzira zinyuze mu mucyo. Ariko noneho by'umwihariko tugarutse ku biri kuba aka kanya, nuko muri teritwari ya Nyiragongo, teritwari ya Masisi, umuriro ni umuriro, isasu riravuga ijoro n'amanywa, nta gutuza, ibintu bimeze nabi. Gusa iri joro indege ntizongeye kurasa, ariko amakuru dufite nuko n'uyu munsi ziri gutegurwa, isaha n'isaha zishobora kongera guhagurutswa mu gihe babona wenda M23 iri kurwanira yihagazeho. Icyo gihe nibwo bahita bahagurutsa indege, ariko iyo babona iri kuraswa iri gutsindwa ntabwo birirwa bahagurutsa indege. Kikaba ikibazo rero gikomeye ku muntu uwo ari we wese ureberera M23 cyangwa se uyiri inyuma cyangwa uyifana, kuko bigaragara neza ko iri gutsindwa itari gutsinda. Ibyo ni ibintu bigaragara kandi ni ibintu bifatika kuri buri wese uri kubireba cyangwa se akabirebesha amaso ye. Noneho rero tugarutse ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo, nuko muri iyi ntara ya Rubero, muri iyi teritwari ya Rubero, nuko aba basirikare mu nyuma yo bimura imiryango yabo bayimurira muri iriya ntara ya Ituri, muri ntara ya Bene, nuko byamaze kugaragara neza ko nk'uko nabibabwiraga haruguru bitegura intambara kirimbuzi ku ba M23, kandi akantu kari bube muri Rubero ibyo ari byose bishobora kuba isomo ridasanzwe ku buryo umu M23 hari hose ku butaka bwa Kongo, dushingiye ku makuru dufite, ari bubone ko ishyamba atari ryeru. Nizo operasiyo Kongo iri gutegura cyangwa se n'ihuriro ryabo ry'aba SADC n'aba Wazalendo n'aba FDLR n'aba FDNB, bose ni operasiyo bari gutegura kirimbuzi, ku buryo aho bazajya barwana dushingiye ku makuru dufite izajya iba ari intambara nyirizina itarimo imiyaga namba, kandi ari intambara izajya ijegeza ikanasenya aba M23 amapozisiyo yabo. Turabashimiye rero
aya makuru yari amakuru ya mu gitondo tubabwira ibiri kuba muri izi ntara muri izi teritwari uko ari ebyiri, yaba Nyiragongo, yaba Masisi, yaba na Rubero, ubwo nyirizina na Bene, tubabwira uko bihagaze, n'ubundi uko amakuru tugenda tuyakura ku butaka bwa Kongo tuzajya tuyabagezaho uko ari. Mugire ibihe byiza kandi mugubwe neza, Imana ibarinde aho muherereye hose.